Ikibazo kirabaza giti ese kamere y'icyaha irapfa? Iba destroyed completely? Kamere y'icyaha iraneshwa burundu mu buryo itakongera gukora? Iki ni ikibazo cyiza cyane gisaba kwitondera, gisaba gusoma ibyanditswe no kubikurikiza uko biri. Turashaka kureba isano ry'umukristo na kamere y'icyaha. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu. Icya mbere, ndashaka kuvuga kamere ni iki. Kamere ni ubushobozi bwo gukora icyaha. Icyo ni icya mbere. Ability to commit sin. Ntabwo ari ikintu kigaragara, ahubwo ni ubushobozi bwo gukora icyaha. Icya kabiri, ubundi busobanuro bwa kamere ni ibyifuzo byo gushaka gukora ibyaha. Ibyifuzo cyangwa icyifuzo gikururira umuntu gukora icyaha. Mu yandi majambo, icya gatatu ni ikirango kiba imbere mu muntu gihora. Ikirango kiba imbere gihora cyerekeza ku kugoma, ku gukora no kwanga ibyo Imana ishaka. Inner identity. Ni ukuvuga ngo icyo kamere yiyiziho mu buryo bwayo, mu buryo naturel, ni ugushaka, ni ukwiyerekeza, ni ukugoma, ni ugukangura ibintu byose bijana ku byaha. Kamere ni isoko y'ibitekerezo n'imbaraga zijyana umuntu ku bihabanye n'ubushake bw'Imana. Isoko y'ibitekerezo bibi, isoko y'imyifato mibi, isoko ya rukuruzi. Donc ni rukuruzi cyangwa se isoko yo kuresha umuntu gukora ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Mu ncamake, kamere ni ibitekerezo, ni ubushobozi, ni ubushake bukururira cyangwa se butwara, bureshya, bwoshya ku gukora ibyaha. Ni imbaraga zikururira, zosha
zihendahenda ziganisha ku kugomera Imana. Ubwo nibwo busobanuro bwa kamere. Kamere rero muri Bibiliya igira amazina menshi. Yitwa kamere, ariyo yitwa sinful nature muri Bibiliya, igasubira kandi kitwa umubiri w'ibyaha. Umubiri, donc ikigize icyaha koko, icyaha nyirizina, umubiri w'ibyaha. Kamere kandi kitwa icyaha cyangwa imbaraga z'ibyaha cyangwa itegeko ry'ibyaha cyangwa se umutware w'ibyaha. Ibyo byose ni amazina ya kamere. Ndetse kandi kamere yitwa umubiri w'ibyaha cyangwa se flesh. Rero icyo ni ikintu cya mbere twashakaga gusobanura kamere icyo ari cyo. Ariko hano umuntu wakijijwe afitanye isano ki na kamere y'ibyaha. Hari ibyanditswe tugenda dukurikiza kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza iki kibazo, dusubize iki kibazo. Ese kamere irapfa? Kamere iraneshwa burundu, ikurwaho, umukristo arayinesha? Turasoma nk'ibyanditswe bigera kuri 5 cyangwa 7 tubisobanure. Icyanditswe cya mbere kiri mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 24. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abakristo Yesu babambye kamere n'iruba n'irari byayo. Abakristo Yesu babambye kamere n'iruba n'irari byayo. Abakristo babambye. Kubamba kwari ukwica, bwari uburyo bwo kwica ikintu kibabajwe cyane ndetse gikojejwe n'isoni. Iri jambo rivuga ngo abakristo babambye biri mu bwoko bwo kwica. Ariko tutarajya imbere, iyo bavuze kwica cyangwa gupfa mu buryo bwo muri Bibiliya, biba bivuze gutandukana, separation. Iyo umuntu atarapfa, umubiri n'ubugingo n'umwuka biba biri muri we byomatanye. Ariko iyo umuntu apfuye, habaho gutandukana k'umubiri n'umwuka n'ubugingo. Bibiliya zivuga ngo ubugingo n'umwuka bigasubira ku Mana, umubiri nk'igitaka ukaja mu gitaka. Rero
iyo umuntu atarakizwa we na kamere y'icyaha, imbaraga z'icyaha, ubushobozi bwo gukora icyaha n'umuntu baba bafitanye isano. Baba bafitanye isano kubera ko uwo muntu yakoze ibyaha aba ari uwa kamere. Mu yandi majambo, kamere aba ari umutware utwara ubugingo n'ibitekerezo uwo muntu aba ari. Ni nkaho ni ukuvuga ngo kamere aba ari umwami, noneho umuntu utarakizwa nawe akaba subject cyangwa se umuyoboke cyangwa umuntu ubarirwa muri ubwo bwami. Mu bwami bwa Satani, icyo Satani ategekesha abambari be cyangwa abayoboke be cyangwa ababarizwa mu bwami bwa Satani ni kamere. Rero iyo umuntu yizeye Yesu waciriyeho ibyaha bya kamereho iteka, umuntu ubugingo bwe n'ibitekerezo bye wese aba atandukanyijwe. Isano rye na kamere ntiriba rikiriho, ahinduka umutware cyangwa se atwarwa, ahinduka umuntu uri mu butware bw'uwamucunguye. Imbaraga n'ubutegetsi n'amategeko y'ibyaha na kamere ntibiba bigifite ubutware kuri we. Niyo mpamvu aba apfuye kuri kamere, kuko nta mategeko abahuza, nta liya, mu yandi majambo nta sano, nta linki, ntaho bahuriye. Byakuweho, byasenywe n'urupfu rwa Yesu. Ntari munsi y'ubutegetsi, arabohowe. Ni ukuvuga ngo arapfuye ku mubiri w'ibyaha. Ni ukuvuga ngo birabambwe. Niyo mpamvu uvuga kamere yarabambwe. Kugira ngo tubyumve neza, reka dusome Abaroma ibice 5:6 umurongo wa 6. Haravuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera, umuntu wa kera niyo kamere y'ibyaha, yabambanywe nawe na Kristo, kugira ngo umubiri w'ibyaha, hari babanje kwita umuntu wa kera, umuntu wacu wa kera, none hano hepfo bamwise umubiri w'ibyaha ukurweho, ube destroyed, ukurweho. Gukurwaho hano ni katargeo, ni destroy. Katargeo mu Kigiriki bivuze guhindura ikintu kigahinduka ikidagira umurimo gishitsa, kukigira inactive. Ni ukuvuga ngo umuntu wacu wa kera, kamere, umubiri w'ibyaha wabambanywe na Kristo, kugira ngo ntitwongere kandi kuba munsi yawo. Ni
muvuga ijambo ry'Imana ryavuze ngo kugira ngo umubiri w'ibyaha ukorweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Uburyo kamere ipfa kuri twe, cyangwa uko twebwe dupfa kuri kamere y'ibyaha, nuko kubwo kubambwa kwa Yesu Kristo dukurwa mu kuba imbata za kamere, ahubwo tukaba imbata zo gukiranuka, kubera kuko kamere itakidufiteho amategeko. Naho yahereye ababwira ati uyu munsi wa none mumenye ko mutakiri imbata z'ibyaha. Aravuga kuko mwapfuye, kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Nguvuga ngo umuntu wapfuye ntiwamubaraho ibyaha. Twebwe twarapfuye, umuntu wacu wa kera yarapfuye. Kubera kuko twapfuye, twapfanye na Kristo, ntabwo rero twaba tukibarwaho ibyaha. Ni ukuvuga ngo ntidufitanye isano na kamere. Kamere iyo irahari, ariko kubera igikorwa Yesu yakoze, imbaraga za kamere, bwa bubasha bwo gukora ibyaha kuri twe, ntitukiri munsi yabo. Ku murongo wa 11 haravuga ngo abe ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho mu Mana kubwa Kristo. Namwe mwiyumve mu cyongereza bavuga ngo recognize, mumenye. Niyo mpamvu yavuze ngo noneho ku murongo wa 12, ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Mwahinduriwe abami, ntimwongere kwimika umwami mwapfuyeho, wabambwe, wakuweho, mwatandukanyijwe nawe. Niyo mpamvu yavuze ku murongo wa 13, kandi ntimukimike ibyaha kugira ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Kera utarakizwa, ni ukuvuga ngo wabishaka utabishaka wari uwa kamere. Niko Paulo yanditse ku gice cya 10 ku gice cya 7, aravuga agaragaza umuntu uyoborwa na kamere. Aravuga ngo yaguriwe kuwa kamere n'imbata, arabishaka gukora ibyiza bikanga, kubera ko ari munsi y'ubutware afite ubundi. Ariko none kubera Kristo titukiri imbata. Ubu nyine umukristo gukora ibyaha ni ukubishaka. Niwe wenyine ufata ingingo ze akazigira intwaro zo gukiranirwa ku bushake. Ariko kera yabishaka atabishaka. Rero kamere ico yakorewe mu gakiza yahinduwe kuba
nta butware nta bubasha idufiteho. Mu yandi majambo ntabwo itugenga, tituri munsi iyo kugengwa nayo cyangwa muri control ya ntabwo idukontorora, itugenzura. Ntabwo turi subject, nous ne sommes pas le sujet. Ntabwo turi abatwarwa nayo. Le sujet ni abantu umwami atwaye. Abatarizera bose bari munsi y'ubutware bwa kamere. Noneho abizeye bakuwe mu butware bwa kamere bajanwa mu butware bwa Kristo bwo gukiranuka kubwo kwizera, naho babarizwa. Muri ubwo buryo bapfuye kuri kamere nayo yapfuye kuri bo, nta mbaraga ibafiteho. Mu yandi majambo batandukanyijwe nayo, barabohowe. Ni imbohore, bafite freedom, bafite ukwishira ukiza, kubera kuko kamere itakibafiteho ubutware urutabi, kubera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ikintu gikomeye abakristo batekereza si ukuba kamere yarahinduwe ubusa, ahubwo ni ukuba kamere itadufiteho ubutware, itadufiteho imbaraga, twaratandukanyijwe nayo, tudafite n'isano nayo, kubera icyo Yesu yakoze. Ikintu nshaka gusorezaho ni iki. Nshaka cyane gushimangira, ntabwo kamere ifite imbaraga ku mukristo. Yaratsinzwe mu buryo umukristo yabaho adakora icyaha. Yaratsinzwe, ariko hari ibyo umukristo asabwa. Iyo umukristo yamaze kwizera kugira ngo abeho mu buzima bunezeza Imana, ijambo rya mbere, ntabwo umukristo kamere itamufiteho ubutware ngo abeho gusa ku mbaraga ze. Uwamaze kwizera Yesu, icyo asabwa, arasabwa kugendera, kuyoborwa, kubeshwaho n'umwuka w'Imana. Twakuwe hariya muri buriya butware, tujanwa mu bundi butware. Niyo mpamvu Pawulo yanditse mu Bagalatiya ngo ndavuga ibi, yuko mugomba kugendera mu mwuka, mugomba kuyoborwa n'umwuka, mugomba kubeshwaho n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Abakristo ntibafite ubutware kuri kamere kubera ibitekerezo n'imyifato yabo. Ni ukubera icyo Kristo yakoze, ariko Kristo abazana mu kugendera no mu kuyoborwa n'umwuka. Ni ukuvuga ngo
utayobowe n'umwuka, utagendeye mu mwuka, if you don't walk in spirit, if you don't live by spirit, if you are not led by the Holy Spirit, utayobowe, utagendeye, utagengwa n'umwuka, agengwa na kamere. Nta kirumira habiri. Kandi kibabaje nukugengwa n'ikintu cyatsinzwe Kristo yatsinze, kandi kitagufiteho ubutware mudafitanye isano. Nukuvuga ngo irahari, ariko nta mbaraga, nta bubasha, nta sano riri legal by'amategeko, ariko urasabwa kuyoborwa n'umwuka we. Ikindi, Bibiliya yavuze ngo mu ingingo zayo, ibitekerezo byayo, imibereho yayo, mu byegurura umwuka, mu ziba ingingo zo gukiranuka, mu ihima. Ikindi Bibiliya yavuze ngo namwe mwiyumve ko mwapfuye. Izo ni inshingano z'umukristo watandukanyijwe na kamere. Rero uwakuwe mu butware bumwe ujanwa mu bundi. Muri buno butware bw'umwuka, nukugengwa n'umwuka, nukuyoborwa n'umwuka, nukugendera mu mwuka, nukubashishwa n'umwuka, nibwo utazukora ibyo kamere irarekera. Umukristo utagengwa n'umwuka, utayoborwa n'umwuka, utibara ko yapfuye, akora ibyaha kimwe n'umukristo n'umupagano utarigeze ukizwa, kubera kuko atarimo agendera mu mahame y'umuntu watandukanyijwe na kamere. Nagira ngo mu ncamake babwire ko urupfu rwa kamere, urupfu rw'umubiri w'ibyaha, urupfu rw'icyaha, nukwamburwa uburenganzira ku bizera, nukwamburwa ubutware n'ubushobozi ku bizera, nugutandukanywa nabo kuko adafitanye isano, adafitanye aho bahuriye, ariko abahari nta butware keretse ubwo umuhaye mu gihe utagendera mu mbaraga z'umwuka. Rero iki ijambo ry'Imana ridusaba, iravuga ngo mwicishe ingeso za kamere umwuka. Mu yandi magambo, mwitandukanye n'ingeso za kamere. Muzibambe. Urwo rupfu ni urupfu rwo kumenya ko zidafite ubutware, zidafite ubushobozi. Hari inyigisho dukunze kwigisha tukavuga ko abantu bakavuga ko byanga bikunda umuntu agomba gukora icyaha. Yego turabizi abantu bose bakora ibyaha, kandi Imana izi ko bakora ibyaha, ariko hariho ubushobozi buva ahantu habiri bituma umukristo abasha kubaho mu buzima bwo kunezeza Imana.
ijambo rya mbere biva ku cyo Yesu yakoze, waciriyeho ibyaha bya kamere y'iteka, aratubohora, araducungura. Icya kabiri, ntiyaducunguye gusa ngo adusigaho, ahubwo yadutegetse kuyoborwa n'umwuka. Icyo Yesu yakoze n'umwuka twahawe bitubashisha kubaha Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Narivuze ngo ntabyo, nongere nshimangire, ntabyo dukora twebwe kugira ngo bitsimbure kwera twahawe no gucungurwa twahawe no kuba twaragize intungane n'Imana kubw'urupfu rwa Yesu. Ariko nanone tumaze gucungurwa, umurimo Yesu yakoze ufite akamaro kuba wizera, ukabahindurira imyumvire, ukabahindurira imitekerereze n'imyifato, noneho bagahabwa Mwuka Wera ubafasha kumvira Imana no kubaho mu buzima buzira icyaha. Imana ibafashe ubushobozi bwo kubaho nta cyaha twabuhawe n'urupfu rwa Yesu n'umwuka w'Imana. Umuntu kubw'ubushake bwe afite urufunguzo rwo gufata ingingo ze, nawe ubwese akiha Imana wazutse, akamenya ko Satani atamufiteho ubutware, umwuka w'Imana akamuyobora agakora ibyiza. Ibyo si byo bituma umuntu yemerwa n'Imana, ariko n'ibyo Imana yaduhaye muri Kristo Yesu nyuma yo gukizwa. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen.